yakijije imfungwa muri uyu mwaka tuyiha icyubahiro. Ni Imana ihanagura amarira. 2024 Imana yaturinze ikimwaro. Nubwo amagambo yanjye atabameshi, shima Mana ukora amahoro. Ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana. Ibaze rero kuba uri umusore, kuba uri umubyeyi ufite igihagararo, ugeze mu myaka 20 ugeze mu myaka 30, ari kuvuga nk'umwana, ukora nk'umwana, utekereza nk'umwana. Yesu tumuhe icyubahiro. Turimo kwinjira mu bihe byo gukura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ibifatika. Imana yahinduriye amateka, niduhaguruke ku birenge byacu tumubwire ngo ntabwo dufite isoni y'umugoroba. Haleluya. Nubwo amagambo yanjye atabameshi. Amen. Aba yarize haleluya. Aba yakuye ku cyago haleluya. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 3:4 umurongo wa 6 harambwiye ngo bamurebyeho bapfirwa n'umuco, ku maso habo ntibongera kugira ipfumu ukundi. Yesu nashimwe. Imana yakijije imfungwa muri uyu mwaka tuyiha icyubahiro. Imana yatabaye bikomeye haleluya. Imana yahaye umushwara zo guhanagura amarira haleluya. 2024 Imana yaturinze ikimwaro, yaturinze ikimwaro cy'abaturanyi, yaturinze ikimwaro cy'abavandimwe, yaturinze ikimwaro cy'amagambo. Zamura akanwa kawe, tangira kuvugana n'Imana. Yibwire ngo warakoze, yibwire ngo warakoze. Yatubereye ubuhungiro, yashinze ihema tubamo ku bwayo. Yo haleluya. Imana yarindiye Kigali, tuzamura icyubahiro cyayo. Imana yakuye ikimwaro haleluya. Imana yateturuye haleluya. Imana yahaye urubyaro, tuzamura icyubahiro. Imana yahaye amafaranga y'ishuri y'abana haleluya. Imana yakijije indwara haleluya. Ni Imana nziza, ni Imana y'amasezerano. Wese hari ikinanira Imana, nta na kimwe. Reka tuyikomere amashyi menshi cyane. Kristo yarangarije arambwira ngo uyu mwaka tugiye gutangira wa 25 ni umwaka wo gukura. Haleluya. Iyo Imana itanze icyerekezo cy'umwaka wo gukura, nuko haba hari ibintu by'umupfapfa bwinshi twakoze. Nuko Imana iri tubona turi ahantu hadatunganye, ishaka ko dukura. Haleluya. Reka twihute tujye muri mu Bakorino ba mbere 13:11. Amen. Niho ijambo ry'umwaka riri. Abakorino ba mbere 13 umurongo wa 11. Mwagezeyo? Reka nsome mu izina rya Yesu. Ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Uwiteka nashimwe. Ngo maze gukura mva mu by'ubwana. Uwiteka nashimwe. Nkiri umwana muto, tugendane. Navugaga nk'umwana. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana. Yesu nashimwe. Mwumve ikigero Kristo adukeneyeho. Adukeneye ku buryo tubaho twigengesera. Gukizwa bigera no ku mvugo yacu. Ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana.
utekereza nk'umwana. Ibaze rero kuba uri umusore, kuba uri umubyeyi ufite igihagararo, ugeze mu myaka 20 ugeze mu myaka 30, ari kuvuga nk'umwana, ukora nk'umwana, utekereza nk'umwana. Yesu tumuhe icyubahiro. Turimo kwinjira mu bihe byo gukura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ibifatika. Yesu nashimwe. Nashaka kuvugana n'umuntu waje hano, ibintu maze n'iminsi bidafatika, ubuzima bwo guhora uhumbahumba sibwo Kristo yishimira, ahubwo Kristo arashaka gukura ukava mu guhumbahumba. Ni Imana ibikora, ni Imana ivuga igasohoza, ni Imana yagura, ni kwagurira imbago. Tugiye kwinjira mu mwaka wo gukura. Kristo yavuze ngo hagiye kuba umwaka wo gukura, nubwo haba hari ikintu bita kugwingira. Uwiteka ashimwe. Tuzamure Kristo icyubahiro. Mbaye inkuru gatoya. Umukozi w'Imana cyangwa se umubyeyi witwa Rasheli, igihe Herode yari arimo kwica abana b'imyaka 2, mwumva ingaruka zo kudakura. Ngo yari arimo kwica abana b'imyaka 2 ashaka Yesu. Ngo noneho Rasheli yari yarabyaye abana b'ibikuru, abana badakura. Haleluya. Abana badakura. Kristo arafuha, Kristo afuhira kudakura, Kristo arabyanga ku kigero cyo hejuru. Ngo abo bana mu gihe bari barimo kwica abana b'imyaka 2 kubera kugwingira, kubera ubukure, abana be barabishe. Gira mugenzi wawe ngo kudakura bigutera urupfu. Kudakura bitera urupfu. Urumva abana ba Rasheli barapfuye, mumbabarire munkurikirane tugendane. Abo bana bari bakuze, ariko kuko hari hatanze itangazo ry'abana bato bafite imyaka 2 ko bapfa, nabe barapfuye. Ukure mu izina rya Yesu kugira ngo utagerwaho n'akaga. Nukure mu izina rya Yesu, nukure mu nzu y'Imana, nukure mu mpano. Haleluya. Abantu barimo barakwitiranya kubera kudakura. Haleluya. Abo mwegereye baratwara benzi kubera kugwinjira. Warabyihoreye. Ngwino dufatanye gusenga muri uyu mwaka wo gukura, Kristo agira icyo agukorera. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Amen. Abo bana rero barapfuye. Murumva ko kudakura bitera urupfu. Hanyuma ikindi cya kabiri, kudakura bitera iki? Bitera kumugara. Amen. Sawuli amaze gupfa. Amen. Ngo Mefibosheti umuboyi wamureraga aramubatura. Ngo arangije yamukubise hasi mu gihe ari kwiruka, umwana aramugara. Haleluya. Reka mubwire, uyu mwana yaza kuba ari mukuru ntiyari kumugara, turagendera nawe, ariko umuboyi ngo yaramubatuye. Reka mbabwire, kudakura ni imbogamizi ikomeye cyane. Aza akakuguraho iby'agaciro byose wari ufite. Satani ntatinya n'abana b'ibwami. Haleluya. Uwo mwana yaramugaye, ngo amugara ibirenge. Yesu nashimwe. Ariko hamwe no gukura haracyari ibyiringiro. Ndavugana n'abantu bamugaye, naho baricaye barimo, ariko Imana ni Imana itanga amahirwe ya kangahe? Amahirwe ya kenshi. Mefibosheti byarangiye Imana imutabaye, nubwo yamugaye kubera yari umwana nifatiraga umwanzuro. Reka mbabwire, nudakura abantu bazagufatira imyanzuro. Family yose iteranye bagufatira imyanzuro, mwikaritsiye bagufatira imyanzuro, abaturanyi bagufatira umwanzuro, mu rusengero aho guhungira nabo bazajya bagufatira umwanzuro. Mbabarira ukure mu izina rya Yesu. Uyu mwana yaza kuba ari mukuru, yari guhunga nk'abandi, ariko kuko yari umwana, ngo yabatu
biduteza ubumuga ugahora wicaye kubera kudakura. Kura mu izina, kura mu izina. Ndavugana namwe. Hari abantu bari bafite imibanire mibi ibazengereje, kubana n'abantu ari ikibazo. Haleluya, Imana irashaka gukura. Ngo nyiri umwana nakoraga nk'iby'abana, nkavuga nk'abana, nkatekereza nkabo, nkibwira nkabo. Yesu nashimwe. Ejo maze gusoma izi nyigisho neza zishize ku murongo uko zazigisha, ako kanya mfite umwana barakuze kamere barakuzemo. Ako kanya nahise niruka kwa muganga, umwe ngo yanaze icyuma hehe mu gutwi ashiramo n'ibipapuro n'abakuru be nuko ndirukanka njya kwa muganga. Mbona rya jambo nisohoreye ngo nkiri umwana nakoraga nk'iby'abana. Haleluya. Iyo baza kuba bakuze nta muntu ushobora gufata icyuma kingana gutya ngo agicengeze mu gutwi. Rero iyo tutemerera Imana gukura, dufata ibyuma ibitwica, umva ibiduhotora, ibitumugaza, byose tuba turimo kubiyipakira. Mwumvishe urugero rwiza? Mwabumvishe? Uriyica ukiyica urubozo, ugakomera Uwiteka amashyi. Nushaka igikundiro, nushaka gukomera, nushaka kwemerwa, banza ukora ibintu by'abantu bakuru. Haleluya. Va mu burara, va mu byo wibwira, va mu bunebwe, mera nk'umuntu mukuru. Fata imyanzuro y'abantu bakuru. Ngo maze uwo mwana Samuel arakura, atora imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Imbaraga zizatuma wemerwa imbere y'abantu ni ugukura mu bitekerezo, ni ugufata imyanzuro y'abantu bakuru, ni ugukora nk'abantu bakuru. Icyo nicyo cyonyine gituma twemerwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Samuel atarakura ngo atere intambwe, Imana ntiyigeze imwirahira, ariko igihe yateye intambwe agakura akajya gutozwa, Samuel ngo yahise atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Nimwacire gutona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Ibyo bintu twibagiwe abantu, ngo abantu tubaboneraho umugisha, kuko abantu nabi Imana yaremye. Twubaha abantu. Dukeneye gutona imbere y'Uwiteka n'imbere y'iki y'abantu. Era aramutoza. Niho Imana imaze kubona ko akuze, niho ririya jambo rivuga ngo nukuba mwana Samuel arakura atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Hanyuma Samuel yari akirimo ikintu cy'ubwana. Imana imuhamagara Samuel ishaka kumuvugisha, akajya yitaba Eli. Mwumvishe iyo turi abana uburyo tuvangavanga. Amina. Umugisha wawe aho uri si hujya, ukomeza witaba Eli kandi Imana yivuze. Ayo makosa turayakora kenshi. Nyiri umwana nakoraga nk'abana, ngo ariko maze gukura nkora nk'iby'abantu. Aramuhamagara, Uwiteka amuhamagara inshuro ya kabiri, ajya kwitaba Eli. Uwiteka amuhamagara ubwa gatatu, Samuel ajya kwitaba Eli. Ngo ariko Eli aza kumenya neza ko uyu mwana ari Uwiteka umuhamagaye. Aramubwira noneho genda niyongera uvuge ngo Uwiteka neza amatwi. Reka mvugishe ukuri. Hari umugisha wawe ugutegereje aho umaze gukura. Ariko gukura kwawe ukeneye baheri mu rugendo bagufata amaboko. Yesu nashimwe. Mu gukura kwawe ukeneye baheri bagufata amaboko. Ntabwo urugendo rukuri imbere ari urw'umwuka n'urw'umubiri uzarushobora na Eli uri mu nzira yawe. Eli ni abantu b'inararibonye, ni abantu bafite imigisha yacu, ni abantu batwinjiza muri destiny, ni abantu baduha icyerekezo, ni abantu batuma tutaruha. Ba Eli barahari kandi baragutegereje, ariko ukeneye gukura
uyu mwaka Imana irashaka ko wiga kuvuga nk'uko ivuga. Imana irashaka ko wibwira ibyo yibwira. Imana irashaka kubarira abantu neza. Ni umwaka wo gukura muri detaye, n'abantu bane nabo bakabimenya, n'abaturanyi bakabimenya ko wakuze, n'abo mubana bakabimenya, n'umugabo washatse akabimenya. Yesu nashimwe, Uwiteka himbazwe. Muri uru rugendo dukeneye bambere batuma tumenya ijwi ry'Imana. Haleluya. Uyu mwana yari arimo kurerwa, ariko yari ataramenya uburyo Imana ivuga. Hari imigisha iziga dupfunyuka kuko twabuze baheri badufata. Baheri iyo baje mu buzima bwacu turabahunga, ariko umwuka w'Imana akuzeho cyane. Nihaza baheri bakwegera, ubakira n'ubugwaneza, kuko nibo bazakwinjiza mu mugisha ukeneye. Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana irashaka gukura mu mwuka ndetse no mu mubiri. Imosiyo zacu zigakura, tukibwira nk'abantu bakuru, tugatekereza nk'abantu bakuru. Haleluya. Urugero rutoya rumishe Kristo yaganirije. Amen. Ibintu by'Imana barabiruhira, barabikorera. Murabona abantu bajya muri gym, nta kindi baba bagiye gukora, baba bagiye gukora masozi, umubiri kandi barawukora bakaba beza kandi bakabigeraho. Ariko twebwe tugasinzira tugahungira. Mbabarira, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara no guhatana, kubaho no guhatana, kurya no guhatana. Ijuru riramutegereje. Haleluya. Maranatha, Maranatha. Ndavuze ngo Maranatha, Maranatha. Umwami Yesu araje, ariko arashaka abantu biteguye, abantu bajugunye iby'ubwana hasi, abantu barivuyemo. Haleluya. Uyu mwaka niba watonganaga, mbabarira mu kanya tugiye kuba dusenga, wiyambura intonganya. Niba hari abantu wiyambitse muri wowe bakubereye ikigeragezo, aka kanya baruke muri iri teraniro, kuko iby'ubwana bigiye gusigara muri uyu mwaka. Haleluya. Sinzi icyo ukeneye kugeraho, ariko ndagutangariza ukiri umwana ntabwo uzagishyikira, kuko ntabwo ugaragaza igikuri. Kristo yakwizera akaguha ubutunzi wabwaye. Amen. Nigeze kubabwira umugabo umwe yari n'umukozi w'Imana, aragenda abona amafaranga menshi, arangije agura amamodoka menshi meza. Noneho kubera kutamenya icyo bakoresha amafaranga, yatangiye kuyabosinga, yigira bosi. Yagera ahantu atazi ubukwe nyirabwo, akababaza ije nangahe, ni miliyoni 100, kababahayeho 50. Amina. Nyir'umwana nakoraga nk'iby'abana, ngo ariko maze gukura nkora iby'abantu bakuru. Reka dukore iby'abantu bakuru, nibwo Kristo azatwishimira. Reka dukore iby'abantu bakuru, nibwo Kristo azagira gute, azatwishimira. Umurongo umwe tugasoza. Hari abantu bumvaga bicira urubanza. Haleluya. Kavuga nakoze ibintu by'ubupfapfa byinshi. Twarabikoze, rega nanjye narabikoze. Amen. Nawe warabikoze. Ariko reka mbahe igisubizo kimwe. Haleluya. Yesaya 43:18 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Mu yandi magambo tugiye gutangira urugendo rwo gukura. Twagiye ibyo mwakoze by'ubupfapfa by'abana nimubyibuke, kandi nimubyiteho. Uwiteka agiye gukora ikintu gishya.
ibigeragezo waciyemo, wazize kudakura, wazize gufata imyanzuro mibi, imyanzuro y'icana, imyanzuro y'abana bato, ndagusengera wisohokemo, tangira kwisengera aho watsinzwe hose. Uwiteka aratubwiye ngo agiye gukora ikintu gishya, ngo ibyakera nimubyibuke kandi nimubyiteho, agiye gukora ikintu gishya. Data, uyu mwaka tugiye gutangira, ndasenga ngo tuba abatsinzi no kurushaho, ndasenga ngo niwe gukura. Mana, niwe watwigisha gukura, nuduhe igihagararo kizima mu mwuka, niwe gukura, nuturinde ubunebwe, nuturinde ubutemu tujye kure, nutwigisha ijambo ryawe. Turasengera itorero ngo urihe gukura mu mwuka no mu mubiri. Yo, tubabarire muri uyu mwaka aho twagiye tumeze nk'abana, imyanzuro twafashe ya cyana, aho twabangamira abo tubana, aho tutakoze inshingano nk'uko bikwiriye kubera ubwana. Yo, haleluya, arabo twamugaje, arabo twamugaje, arabo twabwiye amagambo mabakabamugaza, arabo twatumye badakura mu mwuka no mu mubiri. Turanga iyo mbaraga yatwisingaho, uwo mwuka wo kudakura. Turasenya umwuka wo kusingama mu izina rya Yesu, nk'uko abana barapfuye bazize kugwingira. Mwuka we